Hodi hodi, muraho. Murashaka kumenya business 10 rero mwatangiza muri kino gihe? Mukurikira iyi video ngiye kuzibabwira. Nongera kubasuhuza inshuti za Legacy Show, tukaba rero tugeze muri mwanya cyo kiganiro cyanyu kibazanira ubwenge bwa buri munsi, business ndetse na entrepreneurship. Channel yanyu tuzajya dukomeza kugira ngo tubashe kungurana ubwenge. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuvuga kuri business 10 umuntu ashobora gutangiza ubu ngubu ndetse zikaba zabasha no kukwinjiriza amafaranga. Rero muri iki kiganiro cy'uyu munsi turababwira 5 za mbere, hanyuma ariko baza gukomeza bakarangiza iyi video ndaza kubaha n'indi imwe ya bonus. Hanyuma rero ubutaha tuzavuga izindi business 5 ushobora gutangira udafite n'urufaranga na rumwe. No kuvuga ngo rero niba ushaka kuzazumva iz'ubutaha usubscribing kuri iyi channel hanyuma ukomeze ukurikire. Business rero ya mbere, business ya mbere no kugurisha kuri Amazon. Abantu benshi rero muzi Amazon kuko twese niho twicara tukaba twagura imyenda, amatelefone, ama-écouteurs, ibintu byose tubigura kuri Amazon. Ariko icyo abantu benshi batamenya nuko ibintu byose tugura kuri Amazon ntabwo ari ibya Amazon, si Amazon ibikora, ahubwo n'abantu nkanjye nawe babishiraho cyangwa se ama businesses abishiraho, hanyuma Amazon ikabagurishiriza ku isi yose. Hanyuma noneho Amazon igakuraho commission, hanyuma nawe ikaguha amafaranga. Ubwo buryo rero bwo kugurisha kuri Amazon bwitwa Amazon FBA, ndetse ugiye no kuri website yabo hari ukuntu ubasha kubikora. Uko abantu benshi babikora hano, kuko ngo mfite inshuti z'abazungu bamubwira uko babikora, bagura rimwe na rimwe ibintu muri za Goodwill cyangwa se ibintu bihendutse rimwe na rimwe, hama bakongera bakabigurisha kuri Amazon ku mafaranga menshi. Abandi ukuntu babikora bagura ibintu kuri alibaba.com, iyo ngiye akaba ari website nini cyane iriho abaranguza bose bo muri China, akaba ariho bagura ibintu kuri makeya hanyuma bakabizana bakabigurisha kuri menshi kuri Amazon. No vuga ngo rero ikiza kibi ngibi nuko wagurishiza kuri Amazon uri no muri Afrika. Ibaze rero niba ufite amano yo gukora utuntu twiza kudushaka tw'igitenge cyangwa se utuntu two gushushanya, ushobora gushira kuri Amazon hanyuma ukagurisha ku isi yose. Ibyo ni igitekerezo cya mbere cya business ushobora gukora muri kino gihe. Igitekerezo rero cya kabiri cya business ushobora gutangiza muri kino gihe, iki gitekerezo cyo kikaba kiri limited ku bantu bashobora kuba bari muri Amerika. Ni igitekerezo cyo kuba Amazon DSP cyangwa se ukaba delivery service partner wa Amazon. Icyo rero ukora, ugomba kuba gusa ufite amafaranga ari hagati mu 10 kugeza kuri 15 by'amadolari. Hanyuma icyo Amazon iguha access, ukabasha kuba wagera ku modokari 20 cyangwa se 40 zanditseho Amazon. Hanyuma icyo Amazon rero ikoherereza ibintu abantu baba baguze, hanyuma ukabitanga mu mujyi wawe urimo. No kuvuga ngo niba uba mu mujyi runaka, bitewe na state urimo, ushobora gufata monopole yako gasiri gatoya ubamo, hanyuma akaba deliveringa ama package ku bantu bose. Urumva rero ni business nziza ishobora kukwinjiriza hagati y'ibihumbi 25 kugeza kuri 300 by'amadolari buri mwaka. Iyi ni business rero ishobora kuba nini kandi ikaba yafasha abantu bafite amaraso entrepreneurship, abantu bafite uburyo bwa organization, kandi abantu bafite capital muri kino gihe. Iyo rero uko bigenza, ujya kuri logistics Amazon, ikaba ari website, hanyuma ukahasanga amakuru y'ukuntu wa registeringa kuri iyo website, ukabasha kuba waba DSP wa Amazon. Igitekerezo cya gatatu cya business ushobora gutangiza muri kino gihe ni Airbnb. Iyi ngiyi rero ukaba niba ufite inzu nini, ushobora gufata icyumba kimwe ukaba wagikora neza, ukagikorera abantu baje mu mujyi wawe, hanyuma ukakibakodeshaho nk'ukodesha umuntu akaza akakiramo muri weekend akakuriha nkuriha ihoteli. Rero iyi ngiyi akaba ari industry ya Airbnb imaze gukomera cyane ku buryo amahoteli menshi agiye kubura imbaraga muri kino gihe. Rero akandi kantu keza kuri Airbnb, ntugomba no kuba ufite inzu. Biratangaje. Ni ukuvuga ngo nari ndi muri seminar mu gihe gishize y'ibintu bya real estate, hama nkubitana n'umushuti twabaye inshuti y'umuzungu wari uhari, turaganira mbwira ukuntu akorera amafaranga agera ku bihumbi 2 by'amadolari buri kwezi ku mazu yakodesha muri Florida. Ni ukuvuga ngo arayakodesha, amara kuyakodesha akayashyira kuri Airbnb. Hama abantu rero bagiye gusura muri Florida baba turiste bakarara muri ayo mazu bakamuriha. Ni ukuvuga ngo ikiza cya Airbnb ntabwo iyo yita niba inzu ari yawe cyangwa atari yawe.
upfa kuba gusa ufite uruhushya na landlord wawe ko inzu ushobora kuba washyira kuri Airbnb. Ibyo nyine birahagije. Ujya kuri airbnb.com hanyuma ugashira iyo nzu, yaba ari yawe se cyangwa yaba ari ya landlord ukodeshaho, ukayishiraho. Upfa kuba gusa uri mu mujyi mwiza, urimo abantu baza kuwusura. Iyo nayo ni income ushobora kuzanira amafaranga, byibuze ari inzu yawe icyumba kimwe amadolari nka 300 400 buri kwezi. Iyo nayo akaba ari iyindi business ushobora gutangiza muri kino gihe. Ikindi gitekerezo cya kane cya business ushobora gutangira niba ufite amaraso ya entrepreneurship kandi ukaba unakunda guteka, ni igitekerezo cyo kuba watangiza business yo gutegura ibirori ndetse no guteka ibiryo, ndetse ukaba wajyana ibiryo ahantu abantu bateraniye. Iyi rero ni business ikomeye cyane kandi mbona ishobora gutera imbere ahantu hose. Abantu benshi barayizi ndetse batangiye kuyikora, ariko usanga rimwe na rimwe ari amahoteli abikora cyangwa se ari abantu bake babikora. Abantu ntabwo barabona yuko niba ufite impano yo guteka, ukaba ukunda guteka, ukaba ukunda gukora utuntu dutandukanye, ushobora kujya hanze muri kino gihe ukabasha kuba wateka, ukaba wakora ibintu hanyuma ukajya ukabidelivera nk'ahantu bakoze iminsi mikuru, cyangwa se nk'abantu benshi muri bihugu byo hanze, Amerika, Burayi. Abantu benshi murabizi, niba muri community mufite abantu b'Abanyarwanda b'Abarundi benshi mu bana benshi ntabona umwanya wo guteka. Ni ukuvuga ngo ubatekeye hanyuma ukazajya ubibashira ku kazi cyangwa se ukabibashira mu rugo, aho ushobora kuhakura ikintu gikomeye. Ndetse n'abakoze amakwe n'abakoze utuntu dutandukanye bakaba babasha kumenya serivisi zawe. Ni ukuvuga ngo rero icyo nacyo ni ikindi kintu gikomeye umuntu ashobora kubyaza umusaruro muri kino gihe. Igitekerezo cya gatanu cya business ushobora gutangiza muri kino gihe, iyi cyane cyane nk'aho mbona ari business ikenewe muri Afurika kandi twese tugomba gutekerezaho nk'abantu b'Abanyafurika, akaba ari business yo kuba wahinga mu buryo bwa kijyambere cyangwa se mu buryo buri professional. Ni ukuvuga ngo agriculture na food processing. Iki kintu kijya kintangaza cyane. Iyo ugeze mu bihugu byateye imbere, usanga 3% cyangwa se munsi ya 3% aribo bantu bahinga, bafite bakora farming, ariko ugasanga barahaza igihugu cyose ndetse bakanasagura. Ariko ugasanga iwacu aho byitwa ko abantu barenze 90% ari abahinzi, ugasanga nta nubwo bahaza ibihugu byacu. Ni ukubera iki bituma? Ni ukubera yuko abantu benshi baba barize, barateye imbere mu bintu bitandukanye mu bihugu byacu. Iyo batangiye gutera imbere bahita babona yuko ari ukuva mu cyaro ukajya mu mujyi, kandi tuzi yuko ugiye mu mujyi twebwe niko tubizi mu mico yacu ubutandukanye, kandi ubayibaga ibintu byose bijyanye no guhinga. Akaba ari cyo gituma rero abantu cyane cyane abantu bakiri batoya muri za generation zacu ntibatekereza business zo guhinga, kuko mu mitwe yacu, mu mitwe y'Abanyafurika benshi, sivuze bose, guhinga bingana donc iko kuba umuturage cyangwa se kuba utarizi. Ariko rero no kumenya yuko hari amamashini menshi dushobora kuba twagura, ndetse tukaba twagenda tugasura mu bihugu byacu tugahinga bya kijyambere. Iyo akaba ari business nziza ishobora kuba sustainable mu gihe kirekire, kandi ishobora no kugira ngo kandi ikaba iragira n'akamaro ibihugu byacu. Rero akaba ari business ishaka ko abantu benshi bari hanze ndetse n'abari mu gihugu batangira gutekereza, abantu bakiri batoya bakaba bashira imbaraga hamwe bakagura mu mashini bakavana mu bihugu byateye imbere, hama bakagenda bagatangiza business za agriculture na food processing mu bihugu by'iwacu. Akandi rero gatekerezo kanyuma nabaha nka bonus, ariko hangaka wenda karareba cyane cyane abantu bari muri Amerika cyangwa se bari mu bindi bihugu byo hanze, nuko batangiza business ya real estate. Hari programs nyinshi kandi abantu bashobora kuba batazi, iha abantu bose bataratunga inzu no munsi n'umwe, bita first home buyer. Ni ngo niba uba muri Amerika cyangwa se ibindi bihugu ukaba utaragura inzu n'imwe mu buzima bwawe, hari programe nyinshi za leta zishobora kukwemera ukaba wabona inzu ndetse ushize amafaranga ari hasi y'ibihumbi 3.
hasi cyangwa se ufite 3 cyangwa se 4 5. Izo programme kandi kiza cyayo nuko ushobora kugura inzu ifite apartment enye. Nuvuga ngo iyo zitangiye kurenga enye icyo gihe bibaye ikibazo, ariko iyo ari enye kumanura barakwemerera. Nuvuga ngo ushobora kuba muri apartment imwe hari izindi ukazikodesha. Ako nako aka business mushobora gutekereza kuzakora. Ngaho rero mwakoze kwa mwabanye natwe uyu munsi zikaba zari business 5 umuntu ashobora gutangiza ariko zisaba amafaranga. Mu butaha tukaba tuzavugana kuri business 5 ushobora gutangiza kandi udafite n'amafaranga, gusa uzanye ubumenyi bwawe on the table. Nuko rero mugire umunsi mwiza. God bless.